urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe hazigera agera ku ntsinzi ye. ubu nanjye nshobora kuba nta owner of company. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Bikagera ibyo Robert sigo ntagera niko cyagera uvuye ambwiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi irimo amafaranga afatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho wumva uburyohe bwa sinema. Ntabwo bigoranye kureka umwana w'uruhinja kuri icyo kigero, cyane cyane wagize ibibazo nk'ibyo ngibyo by'impanuka, turarira nyine. Igihe cyo kugera mu mashuri kibaho, ajya ku ishuri arakura inkumi nk'uko mubonye gutya, ngo kuko twabanye na Iribagiza. Bajyamo Bastos. Nisa wasangije kubyara no kubwira Roma nanjye nk'imvi. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane. Hano se Rugema arakomeza avuga ibyo yabwiraga musaza wa Iribagiza ko ahegereye byose, akaba Rugema agahita aceceka cyane. Bakaba bamubajije ati komeza uvuge ibyo wari uri kubwira musaza wanjye nanjye numveho. Uri kumva ko rero Iribagiza atangiye kuba yakinjirira noneho Rugema neza. Rugema akekagiye kuba kashoboka kubera ko Iribagiza namara kuba yamenya ko uyu Rugema yari arimo abeshya musaza we. Urukumva ko Rugema atarabasha kuba yakira Iribagiza kubera ko twabonye ko Iribagiza agiye kuba yanywa undi muti wa kabiri yari yarabuze kugira ngo yibuke noneho ibintu byose. Iribagiza namara kuba yanywa uyu muti wa kabiri, Rugema ntago azongera kuba yavuga. Rugema bazahita bamufata nk'ikindi kintu batazi kubera ko Iribagiza namara kuba yabona undi muti wa kabiri. Tubonye ko umuti wa mbere watangiye kuba wamukoresha ibintu natwe tutari twiteze. Iribagiza agashobora kuba yahinduka agakora ibintu ubona bitangaje kubera ko Iribagiza mbere ntago ari gutya yari ameze. Mbere ntago yabashaga kuba yatinyuka Rugema na Nyiranambara, ariko Imana yabashe kuba yamufasha abasha kuba yabatinyuka. Ubu ngubu nta muntu ukimubwira ibintu bitari ibyo kubera ko yamaze kuba yakisobanukirwa. Ngaho nyemerera nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota uvuge ko amena, wajya muri comment wandike amena kubera ko Imana yabashe kuba yafasha Iribagiza akaba amaze kuba yakisobanukirwa, akaba atangiye kuba yamenya icyo akwiye kuba yakora. Iribagiza namara kuba yanywa umuti wa kabiri, mumfashe mujye muri comment hasi mubashe kuba mwamusengera kugira ngo azabone uyu muti wa kabiri. Uri kumva ko ibintu bizahita biba byiza. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba ibi bintu babitegereje muri benshi, ariko bigiye kuba byaba. Rero ntago twabonye ko uriya musaza ise wa Kamarade yaje hano muri runo rugo, muzi ngo yagambanye na Rugema kugira ngo barye imitungo yaba Iribagiza. Ahubwo uriya musaza ntabwo yigeze agambana na Rugema. Abantu bari bazi ko mbashire impumu kubera ko uriya musaza yaje kuba yavura hano muri runo rugo, yaje kuba yavura Iribagiza, ariko kugira ngo aje nuko yabashe kuba yakina umutwe Rugema. Twanabibonye abantu tugiye kuba twarebana episode igiye kuba yakurikira, turaza kubona uriya musaza abasha kuba yavugana na ba Kamarade bakavugana kuri bya wa muti, kubera ko uriya musaza agiye kuba yazana umuti akabasha kuba yaha Iribagiza akabasha kuba yakira. Kandi tumaze kubona ko uriya muti wa kabiri Iribagiza azawuterwa mu rushinge. Niyo mpamvu uyu musaza yabashe kuba yagera hano kubera ko nta hantu yari kuzamukura ngo amutere uru rushinge. Urumva ko uyu musaza yageze hano kwa Rugema ari ibintu byiza cyane bimuzanye. Ntago yigeze agambanira Iribagiza kugira ngo abashe kurya imitungo y'iwabo yuko nawe wari ufite impapuro zabo. Uri kumva ko uyu musaza twajya muri comment ababashije kumva igikorwa cyiza yaba yarakoze, mukabasha kuba mwashyiramo, mukabasha kuba mwamushima cyangwa mukazamura ama emoji y'umutima cyane cyane. Kandi abantu bari mu Burundi mujye muzamura amadarapo yanyu aho hasi muri comment mubashe kwigaragaza kugira ngo tuze kubona ko
ko hari abandi bantu babashije kuba badukurikira. Nawe w'umunyarwanda nimba ushobora kuba wabona idarapo ry'u Rwanda aho hasi mu ma emoji, ujye urizamura hano hasi muri comment kugira ngo tubashe kuba twakiganza, tubashe kuba twashyigikirana, kubera ko Imana itangiye kuba yakoresha ibitangaza abantu bari muri ino filimi bakabasha kuba batugezaho ibintu byiza cyane, kubera ko tumaze kubona ibintu byiza cyane bigiye bitandukanye. Tumaze kubona ko Iribagiza agiye kuba yakira, kubera ko n'ubu ibimenyetso birahari. Umuti wa mbere wagize akamaro gakomeye cyane, ariko namara kunywa umuti wa kabiri uri kumva ko ibintu bizahita biba neza cyane, kubera ko hano tugeze urabona ko yatangiye kuba yatinyuka Rugema, kandi twabonye ko yatinyutse na Nyiranambara. Urumva ko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane. Ngaho nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, reba iryo jambo ryanditseho subscribe ubashe kuba warikandaho nimba urimo uraribona, kubera ko ari ingirakamaro kuba wakanda kuri iryo jambo subscribe. Ni isegonda rimwe gusa ukaba urikozeho bikaba birarangiye. Rero ni ibyishimo gusa hano tubashe kuba twagera, ibintu bikomeje kuba byaryoha kurushaho. Nimba nawe ubona ko bitangiye kuba byaryoha, ujye muri comment ubashe kuba wabitubwira. Ndaje nkugezeho buri makuru yose agiye kuba yaza muri episode igiye kuba yakurikira, kubera ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri iyi episode igiye kuba yakurikira. Rugema bagiye kuba bamuhata ibibazo bikomeye cyane. Iribagiza ndetse na musaza we biteguye kuba bahata ibibazo bikomeye cyane. Ese Rugema arabasha kubyitwaramo ute? Abantu bari kubona uburyo Rugema araza kuba yakitwara mwa bino bibazo agiye kuba yahatwa, yuko yari amaze kuba yabeshya musaza wa Iribagiza uburyo yabonye Iribagiza, ariko Iribagiza ari kugenda amenya ukuriho gake gake. Rero Rugema nta rindi jambo arongera kubona yavuga, kubera ko ibi bintu bitangiye kuba ibindi abantu batangiye kubona ko bitangiye kuba byaryoha cyane kurushaho. Mujya muri comment mubashe kuba mwabitubwira, cyangwa nimba udashoboye kwandika igitekerezo zishyiramo ama emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu babashe kuba basobanukirwa ikintu ngiye kuba nababwira, yuko nibwo tugiye kuba twatangira ibi bintu byacu, kubera ko ngiye kubagezaho ikintu cyiza cyane, kubera ko Rugema yabuze ikintu avuga abwira Iribagiza na musaza we. Bamuhata ibibazo bikomeye cyane ku rupfu rw'ababyeyi ba Iribagiza ndetse na musaza we. Urumva ko Rugema yatangiye kuba yagira ubwoba cyane mbere yuko abona uriya muti ngo awuhishe kugira ngo Iribagiza atazawunywa. Iribagiza namara kuba yanywa uyu muti, Rugema ibyo bizaba birangiye, kubera ko nta handi azongera kuba yakiregurira, kubera ko Rugema ibyo bizaba bimurangiriyeho nyine. Iribagiza azabasha kuba yakibuka abantu bishe ababyeyi be. Rero kunywa umuti kwa Iribagiza Rugema bizaba ari ibintu bibi cyane, ndetse na Nyiranambara na Fabiola, kubera ko bazahita babasha kuba bavumburwa, bakabafunga, bakajya mu butabera, bakajya mu nkiko, bakabasha kuba babafunga bagahanishwa igihano gikwiye, kubera ko babashije kuba bababaza aba bana, babasha kuba babahemukira. Rero bahemukiye Iribagiza cyane, kuba Nyiranambara mwabonaga uburyo yamufatagamo, mwabonye anashaka kuba yamuha uburozi kugira ngo Iribagiza abashe kuba yapfa, ariko Nyiranambara yarongeye arahiga ati nihadapfa Iribagiza hazapfa musaza we. Uri kumva ko Nyiranambara n'ubu agifite imipango mibi cyane yo kuba yakica Iribagiza, ariko Imana ihari ntago izatuma Iribagiza abasha kuba yapfa. Nimba wemera ko Imana ikora ibitangaza, ukaba nawe hari igitangaza yigeze kuba yagukorera, tukaba tuyegeranye kuri uyu munota, jya muri comment ubashe kuba wakandika ibitangaza Imana yabashe kuba yagukorera. Nawe itaragukorera ibitangaza, jya muri comment ushyiremo amena, kubera ko tumaze kubona ko Imana ishobora byose. Kuba Nyiranambara yarashatse kuba yakica Iribagiza nabashe kuba yapfa, tukabona mushiki wa Rugema aje akamutabara, kandi mushiki wa Rugema twabonye ko mbere ariwe wangaga Iribagiza. Uri kumva ko Imana ikora ibintu byinshi ikabicisha mu nzira nyinshi. Umwanzi wawe akaba inshuti yawe, uwari inshuti yawe akaba umwanzi wawe, kubera ko hari ibintu munyene biba bitandukanye. Imana iba ibona bigomba kuba, ikabasha kuba yakoresha abantu batandukanye kubera kwizera kwabo, ikabasha kuba yahindura umuntu mwiza. Satani nubwo ajya twitambika mu nzira tuba tugezemo dushaka kuba twahinduka abantu beza, ikabasha kuba yatwongera ikatugarurira mu mwijima, mu mwuka mubi, ariko Imana iba ihari. Ujye usenga Imana wongere wihane. Nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, ujya usenga Imana buri munsi, kubera ko Imana ariyo iba ibashishije kuba yakugeza hano turikiri kumwe. Uri kumva ko rero filimi yacu ibashe kuba yaryoha cyane, dukuramo amasomo agiye atandukanye, kubera ko amasomo tugenda dukura mu iyi filimi niyo meza, kubera ko atagira ikintu yangiza, ahubwo tugomba kuba twayakoresha mu buzima busanzwe, yuko
yuko iyi filimi iba yakinwe kugira ngo abantu babashe kuba bayikuramo amasomo akomeye cyane, nubwo hariho abantu benshi mutabasha kuba mwayabona mwikundira kureba amashusho gusa nimukuremo amasomo. Urumva ko rero wowe ukunda kuba wakirebera amashusho ntubashe kuba wakumva ubutumwa bwabashije kuba bwatangirwa muri filimi, urumva ko uba urimo urakora ibintu bibi cyane, kubera ko kumva nibyo bya mbere kugira ngo ubashe kumva isomo babashe kuba batanga muri no filimi, yuko haba harimo amasomo menshi, harimo ubuzima wagiye unyuramo cyangwa harimo ubuzima bagenzi bawe bari kunyuramo, kubera ko biba biguhaye isomo rikomeye cyane kugira ngo nawe nubashe kuba wagira mwabe no buzima cyangwa mu bibazo mu bintu bikomeye cyane uzabashe kuba wabyitwaramo neza, yuko twamaze kubona ko filimi ziba zirimo amasomo akomeye cyane agiye atandukanye yagufasha kuzabaho cyangwa yakurinda kuzahura n'ibibazo, kandi nimba nawe warahuye ibibazo ukaba ubibona muri filimi bijye bibasha kuba byagukomeza, yuko nago ibibazo bihoraho igihe cyose bigeraho igihe kigashira. Wizeye Imana niryo jambo rya mbere njya nkubwira ati jya ubanza wizere Imana byose, yuko birashoboka yuko ahantu tubashiye kuba twagera filimi yacu igiye kuba yaryoha noneho kurushaho. Kandi twabonye ko uriya mushiki wa Rugema atangiye kuba yaza agashaka kuba yakirukana uyu mugore, uriya mugore Nyiranambara mu runo rugo, kubera ko amaze kubona ko Nyiranambara ari we uteza ibibazo Rugema, kandi twarabibonye koko Nyiranambara niwe muntu mubi ubasha kuba yateza ibibazo Rugema, abasha kuba yamugira inama y'ukuntu babasha kuba bakora ubugome. Uri kumva ko rero ari ibintu bibi cyane. Nyiranambara rero na Fabiola bavuye mu runo rugo, Rugema nabwo ibyo byabe bimurangiriyeho. Rero mushiki wa Rugema ibi bintu se azabasha kuba yabigeraho, kubera ko Imana, ariko sinzi nimba azabasha kuba yabigeraho, ariko nizere Imana ikabasha kuba yamuha imbaraga, ashobora kuzabigeraho ikabasha kuba yamubashisha kuba yakirukana Nyiranambara na Fabiola mwa runo rugo, yuko twamaze kubona ko aribo bateza ibibazo Rugema kugira ngo abashe kuba yashipanga indi mipango yo kurya imitungo yaba iribagiza. Uri kumva ko rero Rugema imipango aba afite nuko aba afite abajyanama ari we Nyiranambara na Fabiola. Uri kumva ko rero Nyiranambara na Fabiola aribo batangiye nabo kuba bamuteza ibibazo bikomeye cyane, kubera ko nabo nibanamuka iribagiza naramuka anyweye umuti, bano nabo bazahita bajyanwa mu nkiko babashe kuba bahanishwa ibyaha bakoze ibyaha bitari byiza cyane byo kuba bashuka Rugema, ndetse bakaba baramubwiye akajya kwica ababyeyi ba Iribagiza kubera gushaka ubukire. Kandi twabonyemo ibintu byinshi muri episode zagiye zirangira, ibintu byinshi byabasha kuba byashimisha abantu. Urumva ko rero ibintu tutangiye kuba twageraho ari ibintu byiza cyane, kandi ntabwo twakirengagiza ko Sylvie twabonye arimo arakundana n'uyu Rurangirwa mushiki wa Iribagiza, musaza wa Iribagiza, twabonye ko arimo arakundana na mushiki wa Cyusa. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, kubera ko tugiye kuba twabona famiye ebyiri hano imwe filimi zigiye kubasha kuba zaduha amasomo akomeye cyane y'uburyo aba bantu, uburyo ngiye mbibonamo, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Mbona Sylvie agiye kuba yarwanira umugabo na Kanyana, yuko Kanyana twabonye ko nawe akunda uyu musore Rurangirwa. Uri kumva ko rero Kanyana ibintu yatangiye kuba yakora ari ibintu byiza cyane, nubwo na Sylvie yamubonye akaba aramukunze. Uri kumva ko batangiye kuba bakunda umusore umwe ari abakobwa babiri. Ese ibi bintu mubona bizagenda gute? Kubera ko Sylvie twabonye ko we yamaze kuba yakegukana uyu musore yaje kuba yamureba, babasha kuba baganira, uyu musore abasha kuba yabwira Sylvie ko amukunda. Nibyo byishimo twabonye yari afite muri episode yarangiye, kubera ko ibi byishimo yari arimo abitura uyu mukobwa Kanyana se namara kumenya ko uyu musore akunda ariwe ukundana na Sylvie azabyitwaramo gute? Rero ni ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane, bikomeje kuba byacanga abantu, ariko hano tuba duhari ngo ubashe kuba wasobanukirwa buri kimwe kibera mw'iyo filimi, kubera ko ari byo bya mbere kuba ubasha kuba wasobanukirwa ukumva ubutumwa bubasha kuba bwahatangirwa, kubera ko ari byo bya mbere wowe ubasha kuba wareba amashusho gusa utumva ubutumwa buba bwahatangiwe, ntago uba urimo wumva ikintu cyanyacyo baba bashatse kuba baganishaho. Niyo mpamvu mba mpari ngo musobanurire buri kimwe, nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota. Ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, banza urikandeho kugira ngo ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, kubera ko iyo kanze subscribe hari ikintu kiba kizamutse, ubasha kuba wakongera kuba wabona filimi Inzira y'Umusaraba byihuse, kubera ko episode zisohoka buri munsi. Rero nimba nawe ubashe kuba wagera hano kuri uyu munota, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, yuko ibitekerezo byawe
ni ingenzi kuri ino channel kugira ngo bigire abandi bibasha kuba byafasha bari mu bibazo cyangwa bari mu bindi bintu bikomeye cyane, kubera ko twamaze kubona ko iyo utanga ibitekerezo hari ikintu kizima uba ukoze mu muco nyarwanda. Rero ujya utanga ibitekerezo ujya ubasha kuba watekereza ku kintu ubashije kuba wabona cyangwa icyo wumvishe, ubashe kuba nawe watanga igitekerezo cyawe cy'ukuntu urimo urabibona, kubera ko igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi. Hari abantu gishobora kuba cyafasha watanze igitekerezo kizima, kandi twarabibonye ko hari abantu bakunda kuba baza bagasoma ibi bitekerezo mugenda mutanga. Rero nimba ubashije kuba wabona igitekerezo cya mugenzi wawe yabashe kuba yatanga, jya muri comment ubashe kuba wakirayikinga cyangwa umusubize nubona yatanze igitekerezo gifite ahantu kiganisha, kubera ko gusubiza mugenzi wawe nabyo ni ibintu byiza cyane kugira ngo azabone ko hari undi muntu wigeze kuba yabona igitekerezo cye. Urumva ko rero ibi bintu bitangiye kuba byaryoha, kubera iyi episode tugezeho ni episode nziza itangiye kuba yashimisha abantu, kubera ko ahantu tubashe kuba twagera ni ahantu heza cyane. Nimba nawe ubasha kuba wadukurikira, umaze kuba wabibona, umaze kuba wasobanukirwa buri kimwe kiri kubera muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, urumva ko turi kuva mu buryohe tubasha kuba twakinjira mu bundi buryohe. Ibintu bikomeje kuba byamera neza hano tubashe kuba twagera. Uri kumva ko ibintu bitangiye kuba byaba byiza cyane. Nimba ubasha kuba wadukurikira, ujya ubasha kuba watanga n'ibitekerezo byawe, yuko nabyo twamaze kubona ko hari abantu bibasha kuba byafasha bakabasha kuba bahinduka abandi bantu beza. Kandi nawe jya ubanza wifashe, ubanze uhinduke, ubashe kuba watanga ibintu byiza, ubashe kuba wakerera bagenzi bawe imbuto, kubera ko Imana ibasha kuba yagufashamo. Hano hari amasomo menshi twabashije kuba twakuramo muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kugira ngo ubashe kuba wakumva aya masomo, nuko ubasha kuba waramaze kuba wasobanukirwa ko amashusho na filimi ntaho biba bihuriye, kubera ko abantu benshi twamaze kumenya ko mukunda amashusho mudakunda ubutumwa buba bwatanzwemo. Niyo mpamvu mba nkubwira ati ongera ugaruke ubashe kuba wakumva ubutumwa, jya ubanza ureba amashusho ariko wumva n'ubutumwa buba bwatanzwemo, kubera ko ubutumwa nibwo bwa mbere buba bwabashe kuba bwatangwamo, kugira ngo bubashe kuba bwafasha abantu bagiye batandukanye, yuko hari abantu baba bakeneye kumva ubu butumwa bukomeye cyane. Hano tuba twakuyemo amasomo agiye atandukanye y'uburyo wabasha kuba wakitwaramo mu buzima busanzwe, akabasha kuba yagufasha, akabasha kuba yaguhumuriza. Urumva ko rero ibi ari ibintu byiza cyane tuba twabashije kuba twabategurira, bikabasha kuba byabageraho neza. Niyo mpamvu mubona buri munsi tubasha kuba twabakorera video ivuga ku buryo iyi filimi yagiye igenda n'uburyo izagendamo mu bihe biri imbere. Rero nawe jya udufasha kuba watangamo ibitekerezo. Nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanza uri kandi kugira ngo tuzabashe kongera kuba twabana mu zindi video zacu, kubera ko ari byo by'ingenzi, kubera ko ari byo by'ingirakamaro. Ubasha kuba wakumva ubutumwa bwabashe kuba bwatangwa, nawe ukabasha kuba watanga ibitekerezo byawe by'ukuntu urimo ubyumva, kubera ko Imana iba yabashe kuba yakugeza kuri uyu munota tukiri kumwe, ikabasha kuba yaguha imbaraga, ikabasha kuba yaguha buri kimwe cyose ngo ubashe kuba wakumva ubu butumwa bwabashe kuba bwatangirwa hamwe. Nimba nawe ubashe kuba wakumva ubu butumwa ukabasha kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, jya muri comment wandike amena cyangwa ushyiremo ko Imana ibikora, kubera ko tumaze kubona ko Imana ishoboye byose, ibasha ikubashisha gukora buri kimwe, ikakubashisha kuba wareba izi video ukabasha kuba wagera kuri uyu munota, ukabasha kuba wasoza iriya filime Inzira y'Umusaraba. Ariko jya ubanza wibuke usenga Imana, kubera ko ariyo ibasha kuba yagukiza, ikabasha kuba yaguteza imbaraga zo kuba wareba iyi filime. Urumva ko rero Imana ikora ibitangaza. Abantu benshi nubwo mutaramesobanukirwa Imana ikintu ibasha kuba yakubashisha, jya ubanza usobanukirwe, umenye byose, kugira ngo ubashe kuba wamenya ibintu bizakubaho mu minsi iri imbere, yuko nta wamenya iminsi ihora ihindagurika, kubera ko ubu ni ubutumwa bukomeye cyane tuba tumaze kuba twakumva mu iyi filimi, bufite abantu bwahumuriza, bufite abantu bwabayeho cyangwa bigiye kuzabaho. Banza ubyimenyereze, banza ujye ubumva ubu butumwa, uze urebe iyi filimi kugira ngo ubashe kuba wagira ikintu ukuramo, yuko haba harimo amasomo akomeye cyane twabashe kuba twabonamo. Nimba nawe hari isomo ubashe kuba wabona muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, jya muri comment ubashe kuba waribwira bagenzi bawe, kugira ngo nabo babashe kuba barisoma, kubera ko hano hatangirwa amasomo meza abasha kuba yakwigisha ubuzima bwawe, uburyo uzabaho mu minsi iri imbere. Rero nimba tubasha kuba twabana hano kuri iyi channel, wamaze kuba uw'ingirakamaro, kubera ko uri uw'agaciro, tubasha kuba twabana. Wowe ubasha kuba warakoze subscribe hano kuri ino channel, uri umuntu w'ingenzi cyane, uri umuntu ufite akamaro kanini cyane, ukabasha kuba wafata igitekerezo cyawe ugatekereza, ukabasha kuba
wasangiza bagenzi bawe igitekerezo aho hasi muri comment, kandi nimba utanashoboye kwandika igitekerezo cyawe gishyiramo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu kuri iyi minota tuba tugezeho. Kandi twamaze kubona ko hari n'abantu bari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye bajye bazamura amadarapo y'ibihugu barimo kugira ngo tubashe kuba twabana, tubashe kuba twamenyana, tubashe kuba twasobanukirwa nk'umuryango nyine w'aba Big Family TV. Urumva ko ibintu bikomeje kuba byamera neza. Nimba nawe ubasha kuba wakunda iyi filime Inzira y'Umusaraba, ni ibintu byiza cyane. Mba nkurarikira buri munsi kuba waza ukabanza ukumva ibintu biraza kuza muri filime Inzira y'Umusaraba, ukabasha kuba wasobanukirwaho, ukabasha kuba wamenyamo byinshi kugira ngo ubashe kuba wakumva ubutumwa buba bwatanzwe muri ino filime kugira ngo izagufashe mu buzima buri imbere, kubera ko ibintu tuba twatanga hano biba ari ibintu byiza cyane byabasha kuba byaguhumuriza, bikabasha kuba byaguha buri kintu kimwe cyose uba ukeneye mu buzima, kubera ko hano hatangirwa amasomo akomeye cyane ubasha kuba wakumvamo ubutumwa bukomeye cyane. Rero nimba ubashe kuba wagera hano ukabasha kuba uri umuntu usenga Imana, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona ubundi butumwa tuba twakugejejeho, yuko hano hatambuka ubutumwa bukomeye cyane buba bwaciye muri filime Inzira y'Umusaraba. Nawe nimba hari ubutumwa ubasha kuba wasangiza bagenzi bawe, bajyaho hasi muri comment ubashe kuba wabwandika, ubashe kuba wabubwira bagenzi bawe icyo ushaka kuba cyakorwa, ikiri ku mutima, kandi utange ibitekerezo wumva ko byazaza muri ino filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko tuba duhari ku bwanyu ngo tubashe kuba twabasobanurira buri kimwe. Nawe ijye banza usobanuke, usobanuze, kandi ibintu bikomeze kuba byagenda neza, kubera ko tuba tubageze ahantu habashe kuba haryoha cyane, habashe kuba harushaho, tukaba twabonyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ari Fabiola na Nyiranambara bashaka ko Iribagiza atazakirana, ndetse na Rugema we twabonye ko ari mu bibazo bikomeye cyane, kubera ko Iribagiza na musaza we barimo baramuhata ibibazo bitari gushira, kubera ko bagiye kuba bamuvumbura ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Kandi twamaze kubona ko musaza wa Iribagiza hari ikintu yamaze ko yavumbura hano kuri Rugema, kubera ko ibibazo arimo aramubaza ni ibibazo bikomeye cyane Rugema atabasha kuba yasubiza, kubera ko ari mu kinyoma. Ikinyoma ntago kijya gitsinda, nubwo arimo arabeshya musaza wa Iribagiza akabasha kuba yamuha ibindi bimenyetso akamubwira uko utari ukuri, ariko twebwe ukuri twamaze kuba twakumenya. Uyu musaza wa Iribagiza agiye kuba yasobanukirwa, abashe kuba yamenya Rugema icyari cyo ibintu arimo amukinga, kubera ko twamaze kubona ko uyu musaza wa Iribagiza hari ikintu yamaze kuba yavumbura mbere, akaba ashaka kuba yabona ibimenyetso kugira ngo abashe kuba yata Rugema muri yombi, yuko twamaze kubona ko uyu musaza wa Iribagiza hari ibimenyetso yabashe kuba yakusanya byerekana ko Rugema ariwe wishe ababyeyi be, ariko ntabwo arabibonera gihamya, kubera ko Rugema arimo aramubwira uko utari ukuri. Twamaze kubibona ko uyu Rugema arimo arabeshya musaza wa Iribagiza kugira ngo abone ko yagurisha iyi mitungo yaba Iribagiza. Twabonye ko kandi uriya musaza yigeze kuba yaha impapuro uyu nguyu Rugema kugira ngo abashe kuba yagurisha iyi mitungo, ariko ntabwo ziriya mpapuro bamuhaye ari izanyazo, kubera ko twamaze kuba twamenya ukuri kuri ya musaza aje hano mwa runo rugo kuba yavura Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wabona izindi video zacu zigiye zitandukanye, kubera ko ari ibintu byiza cyane kuba warakanze subscribe ukabasha kuba wareba filimi Inzira y'Umusaraba, ukabasha kuba waza ukumva ubutumwa buba bwayitanzwemo hano kuri ino channel. Rero urumva ko ibintu biba bikomeje kuba byaryoha cyane hano kuri zino episode tuba tugezeho. Rero nk'uburarikira kuba wakanda subscribe, kandi ukajya ubasha kuba watangamo n'ibitekerezo byawe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaryoha kurushaho. Ibintu bimaze kuba ibintu biryoshye cyane. Rero tuzasubira muri episode iraza kuba yakurikira. Icyo nkurarikira ni ukuba watanga ibitekerezo byawe tukaza tunabisoma. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba watanga n'ibitekerezo byawe hano kuri ino